Chumakamba rero. Karame papa. Inshuro nakwamagaye wari wahoze hehe? Papa urareba rukara ruriya uwo kwa Rucamakamba. Iki? Umwe ibyo sinyere kubyumva. Umwe ndakubaza uturutse none hangaha kuva aho wabyukiye. Nje papa nanagiye kureba rukara ubura rukara. Anyuza ayiruka. Ugiye kumbwira bya bikuru byanyu mwirukamo by'ubugoryi mwibi bigori by'abandi. Dore gira vuba vuba. Haranshizeho amafaranga ku meza. Genda ufate uzane ikiro kimwe cy'inyama. Harakurira abaratwara. Ikiro kimwe papa. Kimwe nyine. Ariko naho mane. Usi ikiro kiramara iki kintu? Ngo kimwe n'umunani. None ngaranye gutyo utari ikiro kimwe tugisangira hano. Ha. Cya vuba vuba kandi ubanguke. Ariko papa kamwe Kaka kigenga we cyanyaruka. Minota 3 gusa.你别笑。回事？回事？ jewe wowe nyine ninde wone ndi kubwira ko mbonye kwirukanka wari ugiye he kandi mbonye wagira ngo bagutumye ko mufite akantu k'amvirope inyama uranafite nakwiye nandi gukora uburyo ngo wabikunze nakunze ariko bantumye aretse twakoze ahantu uzigiyeho kubera abambuzi bari hanze none se uko wambonye abonye hari umuntu wapfa kunyishora uko abonye sinzi nimba wambonye ariko jewe mbere yuko nagira hariya nandi kumvisha amatwi uzi ko wavuye banye ndi kukumva avuze iki rero nayumvisha bavuze jewe cyo mubwiye ko nuko wavuye mu nzi wanyu papa yambwiye ngo iki washaka ni kumva uri kundushijwe uzi ko mu kanya ko guhumbya nakuburisha bura uri kubitindaho ariko katubyihereza ayo mafaranga ubundi nyama ushobora kuzihaha ntuzigiyeho hano hanze hari abambuzi mwana mu uracyari hanze hari abambuzi 18 ko nawe ndokambeshe nagira ngo numve ufite igihe 28 ku myaka yose mu ayo mafaranga ibihumbi bingahe ikiro bagutumye ibiro bingahe bibiri ni ibihumbi 6 7 mwaho ngaho amafaranga nakwigishamo ibintu bizakugira akamaro ubuzima bwawe bwose nyuma ushaka kuzirya rimwe ninjoro mwari muri iki twariye ibishyimbo ubuse ko wabiriye kubona hari icyo wabaye si uri umusore ushima Imana n'ubundi uri inyama rimwe ushobora kuzirya no munsi ukazongera kuzirya nka nyuma y'umwaka ahubwo amafaranga wayampa nkakwigisha kurwana ninde oye ndi kurwana nande umuntu uri kurwana ahubwo nyigisha uziko ku ishuri bajya banyenzaho nesho wundi umutipe yanangiye mu muzahure uri kubona ubyo nambaye uzahure wambaye nkanjye si ngombwa ngo niyo naza nkakwigisha umunsi umwe uba wikoraho se uzi sentire kwirera uzi ibihe nakoze kugira ngo nyibone ese wanyigishije biracyari cya kindi kibazo ni amafaranga zana se papa naramubita arakubita se kanamaze kwigisha ndakwereka akantu ndakwereka utuntu tubiri zana nandi ndakwereka utuntu tugiye kwigisha gusa rero akazungu karatangiye
iyi ngiyi bayita karate wari uyizi ariko n'ubwa mbere yumvise uzi ko papa yigeze kuyikina yarayikinnye yarayikinnye bamukubita uruntu rwo mu nda ahita yivamo ntabwo yayikinnye ishaka ngo yarayibonye ubundi ndakwigisha ibintu bibiri yego bita gufureka fureka ute kubisubiramo nk'aho hari ahandi wabyumvise gufureka uraza kubimenya nyine ushaka kwihutisha ibintu icya mbere ni ugufureka tekinike ya kabiri ni tayici uzi ko hari umuturanyi witwa umwe kwanuza haruguru yo mu rugo kubimbwira nk'aho tuziranye wa wundi kase kwanuza muri kongo ntacyo budufasheho gufureka ubu twaratangiye igera inyuma gatoya ntabwo step ya mbere ni ugufureka wayumvishe yego watangiye amutandukanya amaguru fora amatama agatuza zamura gatatu wabishoboye iya kabiri bita tayici ariko mbere byose ko mbaze nkwereza urugero nsa nk'ukubita akantu nkwereka ndi kukwigisha umwuka uraheze biri buze korohera biraza koroha iki gikote ndi kumva wagira ngo bakibona amacupa ndakeka wabifashe haba ngo yize karate muri buze kumenya hagati yawe nawe uwayize neza utu tuntu nkwigije si tubiri cya mbere kitwa fureka kumva ifashe neza cyane iyi ngiyi rero gufureka ikintu ikoresha ahantu ikoresha cyagiye igihe umuntu ari kukubwira ibintu wowe ntabwo uvuga uri kumubara wihagarariye gutya uri kumubara uzibura ibintu ndi kureba ushaka kuba wakora uteye nk'akantu gatoya ntaba nakubonye wese niko kamaro kayo tayici ni hakundi umuntu ushaka gutera akantu niyo yaba agusumba uca bugufi ukagutera akantu aho ngaho uhita umanuka hasi sasa ubu ngubu ayawe ashizemo ibyo nakwigishije se bizagufasha arakwica n'ibintu umaze kwigisha bro vayo hano shawe kuri kugenda garuka hano nese ko ugiye papa nakubaza amafaranga ahari uramubwira ko ari hehe wayabuze akimara kukubaza sasa ikintu cya mbere urakoresha tekinike ya mbere nakwigishije gufureka ntagire ijambo rimwe riva mu kanwa kawe wishyura bita gufureka ni ya ntonto tukamubona ishobora gukubita urahita umukubita kakara si kutwibuka se turi buze gukoresha ariko kayibiriye Ndio kwatinze wavana kwatinze muri se ko mbona nama ufite byo naguye guhaha byo nagutumye guhaha kumbona nta kintu ufite